data tuguhaye icyubahiro muri iki We gitondo glorify you this morning, Heavenly urakoze kubwo kubaho Father. kwawe hagati muri twebwe Thank you for your Holy Spirit in our midst. urakoze kubwa presence yawe muri We twe thank you for your presence that is turumva in kubaho our midst. kwawe We feel your amahoro menshi presence. aratemba mu mitima We yacu feel the peace in our ubwiza bwawe hearts. We buratuzengurutse feel your goodness icyubahiro cyawe surrounding kiri aha us. We hantu feel your glory. twemerere twese tugendererwe nawe Allow us to be twemerere visited twese by twumva you. ukuboko kwawe kutwigiza imbere Allow us to have your hand twemerere twumva touching imbaraga us. zidusunika imbere Allow kurutaho us the power to push bamwe us, duhagaze ku Father. muryango Father, we are standing at the twageze ku irembo ari ryo entrance. We kristo are the gate imitekerereze Christ. yacu irimo irahinduka And our minds turimo are turakira changing. ubumana muri We twebwe want to welcome twemerere the twigere godliness. twigirana imbere Allow nawe us to go further twemerere with you. ntitugarukire bugufi Allow us not to remain iyo dusomye here. ijambo ryawe Father, as we read your iyo word, duhishuriyeho gatoya Father, let us go tubona iwawe further. habikiwemo ibyiza Father, byinshi in you we find tubona precious ubwira things. ubutangaje We bubikiwe find iwawe sacred things in twemerere you. udusogongeze Father, mwawe we need to taste twemerere from you. utwigize imbere mu yindi revo Father, muri iki take us gitondo further in this twemerere morning. hano hantu mwami Father, as we stand hatubera here, ahantu ho guhinduka Father, let us be hatubera transformed. ahantu mwami ho gukorwa ku maso Let us be open our nyemerera eyes. usuka imbaraga z'isura Pour out your ku muntu wese spirit. agaceke ko mu mwuka kapfuye Father, resurrect nyemerera our mwami salvation. uzure Father, imbaraga zawe resurrect. zizure Raise imbaraga me. zawe zihembure Let your power imbaraga zawe resurrect. zibesheho Let your power come. reka umuntu wese agaceke ko mu mwuka kapfuye Father, whoever his salvation is gusenga ntibikiri dead, mu buryohe Father, amaso ye ntarimo kukubona the joy umutima of we nturimo salvation is kukumva no more, the eyes ayiwe have never ndakwinginze seen. mwami wanjye Father, open their nyemera eyes n'umukoreho to see you. nyemera Touch n'umuzure them. nyemera Raise n'umuhembure them. Rise them, restore them. ni byiza kuba muri iyi nzu nziza It's nice to be in this ariko ni building, byiza cyane kwigirana imbere nawe but it's more precious to go mu further bwihisho with you. bwisumba byose In the sacred place of the Most High. yohana yageze umugisha wo kuhatemberera John visited mu there byahishuwe yarahabonye and he revealed abona it. ubwiza burabagirana And he saw the undi yabona precious. urusengero rwubatse And he saw ahubwo umwana w'intama niwe wari ubwiza bw'aho When the hantu Son of God is leading the presence. ngo kandi ntiyarinda kumurikirwa n'ukwezi n'izuba And was kuko umwana w'intama ari we bwiza bwaho nyemerera mwambu turenze ibifatika The Lamb of nyemerera God mwambu is the- turenze iyi physical level Father, let nyemerera us mwambu see twigizanye you. imbere nyemerera mwami tuzamuka n'ahandi Father, hantu allow us to go ibyo further and nibyo see ubikiye wowe gusa beyond. amaraso ibyo nibyo ubikiye twebwe wowe gusa That's amaraso what you're keeping for everyone that you bought by your precious blood. ubugingo bwacu bwahishanwe n'ubwa kristo mu mana And our soul is ahantu ho hidden mu in ijuru Christ. In the ntituraba most kugarukira high inaha ngaha places. We are not supposed to stay here. ntiwaduhaye agakiza kugira ngo tugarukire hamwe You gave us salvation to go further. umwuka wacu warazuwe And our spirit were raised. umwuka wacu warazuwe kugira ngo ntitugarukire inaha ngaha Our spirits were raised reka not ikirere to cyo mu mwuka remain here. kidukingukire Father, may your heavens open. twumve ijwi ryawe And we need to hear from you. duhure no kubaho kwawe And we need to feel your We need you, atmosphere. Jesus. In Jesus' name. turagukeneye mwana We welcome you. imitima yacu irakunyotewe Our hearts are thirsty imitima for yacu you. irakwifuza Our hearts are eager for you. ntutume tugarukira bugufi Father, let us not remain here. ntutume tugarukira bugufi mwana Don't allow us to remain here. urakoze kuko uriho Thank you for you are alive. urafatika You're tangible. uri muzima You're alive. ntabwo uri inkuru z'amadini You're not a religion. ntabwo uri inkuru z'abazungu You're not a gospel from the West. urafatika You're tangible, muri God. wowe hari ubuzima In you we find life. muri wowe hari ukubaho In you we find muri wowe life. hari ugukira We find healing. muri wowe hari ukuzuka We find resurrection. reka icyubahiro cyawe Let your glory reka ubwiza bwawe and let your goodness, reka ubwizerwe bwawe let your faithfulness, ubwizerwe bwawe let your ongera faithfulness, ucishe kugira neza kwawe let your goodness, imbere Lord, y'umuhungu wawe n'umukobwa wawe bagufitiye inyota let your daughters and sons have thirsty for you. reka dusohoke hano hantu duhinduwe nawe Father, let us be transformed as we reka buri come muhungu wawe na buri out. mukobwa wawe Your sons and daughters, asohoka ateye indi ntambwe let them take another step mu bwiru bwawe in your mu presence, kindi cyumba yari in atarageramo another room that they've never ahandi been hantu yari there before, atarakandagira where they've never been to. urakoze mwami mwiza Thank you, Lord. ibi bintu nta muntu wabiha wundi Father, no one can share this, ariko mu mbabazi zawe nyinshi but by your mercies, urabiduha abantu ubuntu you share to everyone. abantu ubuntu You just gave it abantu ubuntu freely. twuzuyemo n'intege nkeya With the people that are weak, abantu ubuntu tugusezeranyiriza ntidusohoze Father, we tell you to do something, but we abantu never. ubuntu abantu ubuntu
As human beings, we abantu promise bakoze and never mu fulfill. mukungugu, We are made out of mud. ariko abo bantu buntu We are just humans. wemera kudusuka mu imbaraga zawe, But you pour your power in us. ukadusuka mu icyubahiro And cyawe. you pour your glory in us. Urakoze kubw'imbabazi zawe Thank you nyinshi for your mercies that endures zirenze forever. uko tuzivuga. And it's beyond what we can't say. Urakoze mwami. Thank you, Lord. Ijambo ryawe ryarambwiye Your word says, ngo umunyantege nkeya muri twebwe and let the weak say, azakomera kuruta Dawidi. and the weak shall be stronger than David. Umunyantege nkeya muri twebwe, The weaker shall be stronger umunyantege nkeya muri than. ubu bwami The weak in this kingdom arakomeye kuruta Yohana umubatiza. is stronger than John the Baptist. Turi abanyamugisha, We are blessed. turi abanyamugisha, We are blessed. turi ubwoko bw'umwihariko, We are the chosen. turi abatambyi b'ubwami, We are the priests of turi abantu the bashyizwe ku kingdom. ruhande. You chose us. Thank you Jesus, Thank you, Lord. urakoze kudukunda, Thank you for loving us. urakoze mwami. Thank you, Lord. Icyubahiro cyose You nikikugarukire deserve all the mu izina glory. rya Yesu, In Jesus' name. amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Reka tumukomere amashyi umwami w'abami. A mighty handy clap to the Lord of Lords. Haleluya, haleluya. Amen. Oh, haleluya. Turaganira mu bwisho bw'isumba byose. We are discussing about the sacred place of the Most High. Haleluya. Hallelujah. Twashingiye muri Zaburi ya 91. And the Psalms 91. Ku munsi wa mbere twayisomye yose. We read the entire script, the entire chapter, the first day. Ni Zaburi iryoshye. It's a sweet psalm. Kuva ku murongo wa mbere kugeza aho irangirira. From the first verse to the end of it. Irimo kuvuga ku kurindwa cyangwa se protection. It's talking about the protection. Ntago wayanditse azwi ariko hakekwa Mose. They don't know the author of this, but they think it's Moses. Kuko Zaburi ibanziriza 90 yanditswe na Mose. Ni ya Mose, ni Zaburi ya Mose. Because the 90th chapter was written by Moses. Hanyuma imihango y'abayuda igakeka ko n'iyi ngiyi ari iye, iyi 91. It thought that even the 91 chapter was authored by Moses. Kandi ababyemeza bakavuga ko Mose yabayeho imyaka igoye ariko abona uburinzi bw'Uwiteka. And people say that Moses lived years that he was struggling, but he Nukomeza saw the protection of Nukomeza gusoma God. hepfo aho tutari busome urabona ko harimo kurindwa ibyorezo, indwara, umwambi wa ninjoro, mugiga, ingorane nyinshi zikomeye. Kandi ibyo byose Mose yabiciyemo. As you continue to read the other verses, you find the protection over many things that Moses passed through. Hanyuma Bibiliya izakuryohera kandi kugirira umumaro igihe cyose uzajya uyikurura ukayizana mu buzima And the bwawe. Bible will become sweet the moment you bring it into your life. Haleluya. Hallelujah. Ubwo burinzi bwose buvugwa ni ubwawe. And every protection mentioned here is yours. Ariko twasanze ibanga ry'ubwo burinzi nuko kugirirwa neza rihishwe muri iyi mirongo ya mbere n'uwa kabiri. But the secret of that protection and being done good to is hidden in the first verse and the second one. Biriya byiza byose bitugeraho hepfo bikomoka muri murongo wa mbere n'uwa kabiri. Everything that we read in the following verses belongs to the first verse and the second one. Umurongo wa mbere uvuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. He that dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Uba utuye uguma mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora He byose. who dwells or stays in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Muri iyi sare ni heza ya prayer palace ariko mu kanya twese turaza gutaha. This building is so beautiful, Mwese but mufite after iwanyu here, ntago we mutuye will hano. go in our places. Ibyiza byose biri muri iyi Zaburi n'ibyiza byose tubona muri Kristo n'ibyiza byose tubona mu ijambo ry'Imana biryohera abantu bagumayo. Everything that is sweet, everything that we find in the Word of God, everything that is sweet in Christ is sweet for those who Si abantu stay babana n'Imana there. bushyitsi. It's not just visitors that visit Ntabwo God. ari abantu basenga rimwe na rimwe It's babyiyumvisemo. not the once and while Ni abantu prayerful bahisemo people. guturayo. It's people that chose to dwell there. Haleluya. Hallelujah. Ibyo byiza bibikiwe wowe nanjye. Those goods are kept for you. Umurongo wa kabiri Amen. uravuga ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust.
uyu murongo nuvuga ngo ndabwira tukamugira ngo ni nk'ijambo rivugwa ariko n'ubuzima bwemeye ko Uwiteka yabubera ubuhungiro. This word I will say, it's a lifestyle. It's a life that accepted and said, God will be my refuge. Niki kizakubwira yuko Uwiteka yakubereye ubuhungiro? What will show to you that the Lord is your refuge? Inshuro nyinshi tubimenya duciye mu bintu bitaryoshye. Sometimes we come to understand this through the challenges. Iyo ibinkingira n'ibimpa izina n'ibituma munyubaha n'ibimbeshaho byanyeganyeye. What gives me the titles have shaken, if that's icyo umutima wanjye uvuga, what my heart says, nicyo kimenyesha niba Uwiteka yarambereye ubuhungiro cyangwa niba inzu yanjye n'amafaranga yanjye n'izina ryanjye aribwo buhungiro bwanjye. Will reveal to you if the Lord is indeed my refuge, all my belongings, all my household, all my treasures. Yobu nubwo yaciye mu bihe bikomeye, Job passed through tough moments, yageze igihe avuma n'umunsi yavutseho, and he cursed the day he was born. ariko ibyo umuntu yakwishingikirizaho n'ibyo umuntu yakwishamo bikuweho, But after all what we lean on is gone, yaravuze ngo yabihawe n'Uwiteka. he said, God gave it to me. Arongera avuga ngo izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. And he said, glory Abana be to bapfuye, God. umugore yagututse, ubutunzi bwagiye, ngo izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. The treasures, the wealth, everything has gone. My children have gone, but the name of the Lord must be blessed. Numvise muri njyewe, I felt in me, igihe nasengeraga kuri iyi teme, numvise harimo nka levels eshatu zirasa nk'izisanzwe. when I was praying over this theme, I felt like there are 3 levels. They might be usual, kuko mu bwisho bw'isumba byose ni hagari. because in the sacred place of the Most High is wide. Tugenda twimuka. So we are from level to another. We shift every day. Ariko itangiriro ni rimwe, ni But Kristo. the foundation is Christ. Kristo yarivugiye ngo niwe rembo, Jesus said is the entrance, is the ngo umuntu gate, niyinjira muri we and whoever enters in him azasohoka, will come azagira out, freedom, azabona n'urwuri. will have a freedom. Mu bwisho bw'isumba byose umuryango ujyayo ni Kristo gusa. In the sacred place, the only entrance is Jesus. Niwe rembo. Is the only entrance. Tudaciye muri iryo rembo ibi byose tuvuga byaba impfabusa. Without going through that entrance, everything we say would be void. Ariko kuko mu bwihisho ari hagari, Because in the sacred place is wide, ntidukwiriye kugarukira ku irembo. we are not supposed to remain at the entrance. Twese twinjira muri iyi nzu twaciye muri iyi miryango. Each one of us coming in here, we had gates to come in. Kandi uko twigira imbere niko tubona ibyiza biri hano n'uburyo hatatse uko twigira imbere. The more we take a step forward is when we realize the good things that are composed in this No muri ubu church. bwisho bwisumba byose, Even in the sacred place of uko Most twigira High, imbere, the more we go farther, uko twishyira Imana, the more we give ourselves to Jesus, uko duha Imana umwanya, the way we give time to God, uko ubushake bwanjye nemera bukajya hasi, ubushake bw'Imana bukajya the hejuru, more our will is declining and the will of God comes up, uko ndekura n'ibindyoheye n'ibyo isi itita icyaha, the more I surrender whatever is good to me, and nkabirekura surrender to kubera God, Imana, and I leave it because of God. niko dushaho kwigira imbere muri ubwo bwihisho. It makes me go farther in this sacred place. Hariya ku irembo niho twakirira kuba abana At b'Imana. the entrance, we become children of God. Hariya ni ku imesero ry'ibishura by'abera. That's why we wash our rags Hariya niho from. twihanira imirimo ipfuye n'ibyaha byose. That's why we repent from. Oh, haleluya. Hallelujah. Ariko si aho bigarukira nshuti But y'Imana. we are not supposed to stay there. Imbere gatoya ho nise kuri level ya kabiri, And the second level, niho ibitekerezo byacu bihindukira. that's where our minds are transformed from. Mbere y'uko mpura n'iri jambo, Before I read this, mbere y'uko mpura naryo, before I read this nari chapter, mfitemo ibitekerezo byinshi cyane muri njyewe. I had so many thoughts in Ibyo me nkura mu muryango mvukamo, because of my background, uko abantu bo muri generasiyo yanjye how batekerezaga, my generation used to think, uko abakobwa b'igihe cyanjye bitwaraga, how my peers used to do. byinshi byari byuzuye mu bitekerezo byanjye. My thoughts were full of things. Niyo mpamvu iyo umuntu atinda mu ijambo ry'Imana batarimo gutakaza umwanya. But the more you stay, you keep in the word Niyo of God. ibitekerezo byacu bivugururirwa. That's why our minds are being Niyo mpamvu transformed. abana b'Imana bose badatekereza kimwe. That's why sons of God never think Bamwe the bihaye same. Imana babitindamo ibitekerezo byabo bivugururwa vuba. Those that have kept and surrendered to God, Uru the rugendo minds kandi are being urugendo ruva ku transformed. irembo rugana aho ngaho ibitekerezo bivugururwa ntabwo ari urw'imyaka, biterwa n'uko wihaye Imana n'inyota And wayishakanye. this journey from the entrance is not a long journey. It depends on how you give time to God. Haleluya. Hallelujah. Niki gituma ari ubwoba muri Kristo? What takes away the fear in Niki Christ? gituma umuntu umwe yizera amasezerano y'Imana undi akumva ari ibipindi? What makes someone believes in promises of God, another think it's void? Nuko icyo Imana ivuga kiba cyabyize, icyo Hortense avuga kigakurwamo, icyo Imana avuga kikanyuzura. It's because what the God says is
checking what my Hortense is saying, and I'm filled with what God says. hanyuma ubwoba bw'ibihe n'ibitambuka bugashira. And then fear of life ends. Hallelujah. Hallelujah. Igihe Elisa yabonaga ingabo zigenda ku magare y'umuriro When Elisha was saying the chariots n'ingabo z'abasirikare basanzwe kandi bakomeye nazo zari zihari, and the strong army, Gehazi akabona ingabo zikomeye zaje kubafata, and Joshua was saying the strong army that ariko was Elisa against uzi Imana them. ye akabona izindi ngabo Gehazi adafite amaso But yo kubona. Elisha was saying another army that Joshua was not Hallelujah. seeing. Ibibazo Hallelujah. n'ingorane bituzengurutse birangana Challenges that are surrounding us are the same, kandi birasa. are similar. Igituma abana b'Imana bamwe batekanye kandi bafite amahoro menshi niki nuko hari ibintu byahindutse muri bo, bahaye Imana umwanya uhagije, Imana igira ibyo isunika yimika The ibyayo. reasons as to why you see children of God are at peace is because they gave the right time and the right moment with God. God pushed their things. Hallelujah. Hallelujah. Mu by'ukuri ubukristo butangira kuryoha ryari? When do we feel the joy of salvation? Ubukristo butangira kuryoha kuri iyo revo ngewe n'isi ya kabiri. Salvation feels sweet at the second level. Nibwo ubukristo butangira That's kuryoha. when you feel the joy of salvation. Hallelujah. Hallelujah. Hariya ku irembo gusa At the entrance, umuntu ashobora kudahitamo kuba yapfira Kristo. you can't choose to die for Christ. Mwibuke ko bidapimwa mu myaka. Because it's not measured by the age. Abantu bari mu bihugu bitemera ubutumwa bwiza uyu munsi People in the countries that never believe in the gospel, ashobora gukizwa mu gitondo, they get saved today, nyuma ya saa sita bakaza kumwica, and after lunch they kill them. bakamuha amahirwe yo guhitamo They give them chances to choose niba apfira uwo mwami bahuye cyangwa niba bivamo, if they're going to die on behalf of Christ or backslide. agahitamo gupfa. And they decide to Ntabwo die. bakizwa nk'uko dukizwa. They not get saved as we do. Impamvu dukizwa tukabyoroshya muri ibi bihugu bitarimo The itotezwa, reasons as to why you get saved and we just take it for granted. kuva tukiri abana bamwe baba barize gatigisimu, abandi baba baratwaye muri Sunday school, bamaze iminsi bumva inkuru za Yesu zikaza zidafite agaciro, ariko muri biriya bihugu bimwe itotezwa n'ubwa mbere baba bumvise uwo mwami bakumva ibyo yakoze ku buryo kwinjira muri ubwo buturo bw'umwami bidafata n'amasaha. Haleluya. Bahura na Kristo muzima. Those countries, they never met Jesus. For us, we got familiar because of the Sunday school and other religion things that we've been into. But them, it's their first time to hear about Christ, and that's why they surrender and decide to die for His sake. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. Genda buhoro byaranze. Reka ngende buhoro. Imana imuhe umugisha. Hallelujah. Amen. Icyo ndimo kukubwira nshuti y'Imana nuko muri ubwisho bwisumba byose ni hagari. In this sacred place of the Most High is wide. Aho tugeze ni heza. Hari imirimo y'Imana wiyiziho niyo wabonye mu buzima bwawe. You have seen good works of God in your life. Ariko ndakwinginze twe kugarukira aho ngaho. But I beseech you, don't stop there. Iyi minsi murimo musenga n'iki cyumweru, it's an invitation. Ni ubutumire bw'Umwuka Wera. This week has been an invitation, and it's an invitation of Holy Spirit. Ni ubutumire bw'Umwuka Wera kuko umurimo ni mugari. Because the work is still wide. Imirimo y'umwanzi iranyanyagiye hirya no hino. The devil is at work. Arimo aramara bene wacu. The devil is finishing our brethren. Nta nubwo atinya abera. And he doesn't fear saints. Arigaragaza. He's just there demonstrating. Niyo mpamvu Umwuka Wera arimo gutumira kugira ngo mwigirane imbere. That's why the Holy Ghost is inviting you to go further with him. Ya masezerano twakiriye tukiri ku muryango tugihura na Kristo. And the promises we received the moment we received Christ. Za mbaraga twahawe, yiza power na za authority bya bindi byose twahawe. And the authority and power that were given unto us. Kugira ngo bibe manifeste. Which should be manifested. Umuntu ashobora kwandikira umwana akamuha umurage, akamwandikira akavuga ati size ubutunzi bungana gutya, aya mazarangana gutya, aya mafaranga muri banki arangana gutya, akabisigira umwana mutoya. You can leave all your belongings to your child and she inherits it. Ariko igihe cyose umwana atarakura ntazigera abikoresha. But this child, if he's not old yet, kandi ntibivuga ko ibyo bintu atari ibye. And remember, these things are not his. Ibyo bintu ni ibye. Remember, these things belongs to him, but ni because he's still young, ariko ntago arimo kubikoresha. He's not using them. Ntago arimo kubyenjoyinga. He's not enjoying his inheritance. Ninde wigira imbere mu buturo bw'isumba byose? Who goes further in the presence of Ninde God? wigira imbere ahangaha muri ubu bwihisho? Who is supposed to go in the sacred place? Ni umuntu urambiwe naho ari. Is a person who's sick and tired of the place. Ni umuntu uvuga ko ibyo asoma muri Bibiliya bitandukanye n'ibyo mbayemo. Is someone who reads words in the Bible finding it different from what ni umuntu utanyurwa n'imbaraga nkeya z'Imana tunzi.
ni umuntu utanyurwa na bikeya by'Imana atunze Is someone who is n'imbaraga not- z'Imana nkeya atunze. Is someone who is not content by the few power of God he has in him. niwe muntu wenyine ushobora kwigira imbere. This person can go further. Nshuti y'Imana, umwanzi ntadushuke Let the ngo devil atubwire never ngo aho ngaho lie to you. harahagije. Don't be content with where you are. iyo nsomye Bibiliya When I read the word of God, sanga intumwa zimaze kuzura umwuka wera, when the disciples were filled by the Holy Ghost, barabwirije abantu 3,000 bakira rimwe, they preached and 300 people got saved. bakira agakiza katavangiye. They got saved, the pure salvation. izindi nkuru zivuga amakuru yabereye hariya hantu i Yerusalemu, And other news, what happened in Jerusalem. nubwo hari itotezwa Even if they were being ariko hatamaze imyaka myinshi, 1/2 cy'abaturage baho ngo bose bari barayobotse iryo dini, bari barayobotse uko kwizera. without taking much years, many of them, half of the people that dwelled there, they had accepted that faith. ntabwo twakwirengagiza ibitangaza n'ibimenyetso We can't forget the signs and wonders, byakozwe n'umugabo wari umunyantege nke ya Petero, kimwe natwe cyangwa hanyuma yacu. the wonders that were made by Peter, the weaker person. ese ziriya mbaraga murazishaka? Do you need that power? ese ziriya mbaraga murazishaka? Do you need that power? ese muzi ko natwe ari umugabane wacu? Do you know that it is our inheritance? ni gute umugabo wihakanaga Yesu mu gihe gitoya imbere y'umugore ku muriro bota? ni gute mu kanya gato yamwihakanaga? ni gute mu wundi mwanya igicucu cye kirimo gikiza indwara? How come that the person who was denying Jesus at the same time is healing, his shadow was healing people? ese ntabwo bigutera ishyari kuba umushwari nk'izi ngizi zarakoraga ku buzima bwa Paulo zikajya gukiza abarwayi? Are you not jealous of the hankies that were healing Peter's hand? si uko izo mbaraga tutazifite, ariko ntiziraba manifeste. nitwibwize ukuri itorero ry'Imana. It's not that we don't have such power. It's Ure- only that we don't allow it to be manifested. namenye neza ko natwe twazigenewe. I know well that we are also given this abizeye power. Kristo bose bafite igipimo cy'umwuka kiri ku buzima bwabo. Whoever believes in Christ has a measure of spirit. twese on ni him. ibyacu. We all have that. niyo mpamvu umwuka wera arimo adutumira ngo nimuze twigire imbere mu bwihisho bw'isumba That's byose. why the Holy Spirit is inviting us to go further in the sacred place of the Most High. Haleluya. Hallelujah. mu bwihisho bw'isumba In the byose, sacred place of the Most aho High. ni serevo ya gatatu kandi nteye ishyari kandi irimo nifuza. And this, the third level, I'm so jealous of it. And I wish to have it. Haleluya. Hallelujah. kandi mfite ibyiringiro And I Mfite have faith. ibyiringiro I have faith. ko ntazava muri uyu mubiri. I have faith. ntabonye Before abahungu I n'abakobwa die, before I die, I will have batuye seen. aho hantu I will have seen buzuye sons and imbaraga z'Imana, daughters staying there, banyeganyeza iyi Kigali abantu bagakira, shaking people's lives and bakanyeganyeza heal. isi, They imirimo shake y'Imana the ikagaragara. world. They shake the world and God's power will si be uko imirimo y'Imana manifested. idahari, inshuti y'Imana. It's not that there is no works of God imirimo y'Imana available. irahari, ariko si iki gipimo twagenewe. They are available, but we are not created for that. dushobora gusengera abantu 100 We can pray for 100 people hagakiramo nka 2 cyangwa 20 cyangwa and 20 people are healed or 2. kwibwiza ukuri ntacyo bitwaye. Telling him the truth is something good. bidutera kugira ngo twongere twigire imbere mu So bwihisho it bw'isumba allows byose. us to go further in his sacred place. twavuze ko muri ubu bwihisho bw'isumba byose We said that in this place, ni ahantu h'iguraniro, it's a place of exchange. ni ahantu tuguranirwa. It's a place where we are being exchanged. muri iyi revo ya gatatu, In the third level, haleluya, hallelujah, turapfa we die. hanyuma Imana ikuzura muri twebwe. And then God is filled in us. nasanze Imana ifuhira icyubahiro cyayo, God is jealous of his glory. nasanze Imana ifuhira imbaraga zayo God is jealous of his power ku rwego rukomeye. on a highest level. tekereza we nanjye Just imagine you and I, ndamutse ninjiye hariya mu muryango, if we enter in that entrance hanyuma igicucu cyanjye kikagenda gikiza abantu bose bari aho ngaho batanu and bazi my ko shadow narwaye. is healing sick people that are around me. abarwaye kanseri babyambariyeho bagakira, People with cancer healed. abarwaye za diyabete na hypertension bose bagakira. The people with pressure and Kuko nciye aho diabetes are hantu. healed because I'm there. kandi ibyo bintu twebwe turabyizera, tukizera ko Mwuka Wera agikora. ntabwo turi amadini atemera ko Mwuka Wera agikora. And we believe that the Holy Ghost is at work. We are not religion people who never believe in the Holy Spirit. kugira ngo ibyo bintu Imana ibime, So for that to be granted unto me, kugira ngo ibyo bintu Imana ibiguhe, for that God to give them to you, ni uko Hortense is that aba yarakamuwemo, Hortense yarashizemo. they should squeeze my Yarashizemo, nature, and my yarashizemo. candle is no kuko more. igicucu cyanjye gishije indwara ntabwo mwankira.
Because if my shadow heals people, I can boast over you. Imana ifuhira imbaraga zayo. So God is jealous of his power. Muri iyo level ya gatatu y'ubwihisho bw'isumba byose. At the third level, the sacred place of the Most High, abantu barapfa. people die. Ntago Petero yigeze yirata ngo muze murebe. Peter was not boasting over his shadow healing people. Barimo basiganwa. Bajya kuvuga ubutumwa bwiza mu mijyi yose itarageramo ubutumwa bwiza. Ntago Paulo yigeze agaruka inyuma ngo avuge ngo burya mushwari yanjye irakiza indwara, ngo avuge ngo none iki ni igiterane cy'amamushwari. Yari arimo asiganwa. He was running. Bamubwira ngo nugera i Yerusalemu uretse no gufunga ushobora no kugwayo no kurafungwa. They were telling him if you get to Jerusalem, akavuga ngo uretse gufungwa gusa niteguye no gupfa. And he was like, I'm ready even to die. Bari barinjiye muri iyo level ya gatatu. They had entered the third level. Baramazwe mobo, Paulo atakirimo. There was no more Paul. Petero atakirimo. There was no more Peter. Nshuti y'Imana. Brethren, mu bantu baciye bugufi njya nibaramo. Among the people that are humble, I ariko hari ibindi bintu bimpagazemo bitarakamuka bituma Imana itankoresha ibyo bintu. Ntago bigaragara inyuma. You can't see them. Ntago wambona aho ubwirasi. You can't see boosting over my life. Ariko Imana iravuga ngo nabanza kiranuka no muri biriya zo kumenya ijambo byibuza. But God is telling, let her be sent. Ese nuko Imana idakeneye gukiza abantu b'igihe cyacu? Don't you think God is ready to heal? Imana ikeneye gukiza abantu b'igihe cyacu. He is ready. Ariko iteka Imana ikenera container. Ikenera igikoresho. Kandi igikoresho gihora ari umuntu. Mu bihe byose imbaraga z'Imana zirahari. Ariko Imana ihora ikenera umuntu. God's power is available, but he needs a vessel. Nimwakira ubutumire bw'Umwuka Wera. Receive that mureke twigirane n'Imana imbere. Let us go far. Twigire imbere kuri iyo level ya gatatu. Let's enter in that third level. Uvuge ngo Mwami icyubahiro cyanjye n'ibindi bintu byose byose Mwami ndabikuzaniye nemeye gupfa. And surrender your life, your glory, everything, and say, God, I surrender and I'm ready to die. Uzareba kubahiro kacu iyo gakozweho gatoya uburyo tumera. You see when our glory is being touched the way we boast. Kubera ikinyabupfura cya Kinyarwanda ushobora kutabibona inyuma ariko ndabaza mu ibanga ry'umutima wawe. But in the sacred place of your heart, how do you boast? Hallelujah. Yaravuze Paulo mu Bafilipi igice cya gatatu. He said in Philippians 3. Reka mere ku murongo wa 4 nkomeze ngere ku wa 8. Wagendana nanjye nta kibazo. Ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri we, njyewe namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8 ndi wo mu bwoko bw'Abisiraheli, ndi wo mu muryango wa Benyamine, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Iyo tuvuga Paulo ko yahindukiye, abantu bashaka kwibwira ngo Paulo yari umusambanyi cyangwa umusinzi cyangwa ikindi kintu. When we say that Paul was transformed, we think he was a prostitute. Yarafite gukiranuka kuva mu mategeko. Ruvuga ngo amategeko y'Imana yose yarayubahaga. Paulo yarayazi. He obeyed all the commandments of God. He knew those commandments. Ahantu dukamurwa ntago dukamurwa ibyaha. Mwibuke ko ibyaha ni hariya ku muryango kw'imesero. The place where they squeeze us, they don't squeeze the sins because the sins are already taken at the entrance. Dufite ibintu ibihumbi bitwuzuye yewe no gukiranuka umuntu ajya byirata. We have thousands of people. No kumenya gusenga umuntu ajya byirata. Someone can boast over anything. No gukorera Imana tujya tubyirata. We can even boast over serving God. Paulo arimo aravuga ibi bintu. When Paul was saying this, ngo kubyishyaka narenganyaga itorero, kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Iyo tuvuga ibi bintu by'uko byahindutse igihombo, ariko twibwira ko ari uguhomba ubutunzi n'amafaranga. N'uguhomba we wese Paulo agakambuka agashiramo. When we talk about the loss, we think he lost the wealth. It was losing even himself. Niyo mpamvu yabashije kuvuga muri iki gitabo cy'Abafilipi ku gice cya 21 ngo si njye uriho ahubwo ni Kristo uri muri njye. And that's why he said, I no longer live but Christ in me. Hallelujah. Hallelujah. Ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Whatever was profit, I just gained it. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Yesu Kristo. Kubw'ubona hombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndoke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye. Hallelujah. Umuntu wigira imbere muri level ikurikiraho nuwamenyeho gakeya wifuza ukundi kumenya. Someone enters a third level is someone who has ibi bintu bihora bintangaza but still has the zeal to know more. Uburyo Paulo anamabaruwa yanditse afunze, uburyo Paulo wamenye Kristo, uburyo Paulo yakoreshejwe na Kristo arimo kongera kuvuga ngo kugira ngo mumenye.
menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe ngo ahari ingere ku muzuko w'abapfuye. Haleluya, haleluya. Ese wagira ibyo wengera gushyira hasi tukigirana imbere, tukigirana imbere mu bwisho bw'isumba byose, tukigirana imbere muri iyi nzu ngari y'ubuturo bw'Imana. Haleluya. Ese wabonera Imana umwanya? Are you ready to give God time? Kristo azarinda agaruka tugifite amasaha 24 y'umunsi, ntabwo aziyongera. Christ will come back when we still have 24 hours. Azarinda agaruka mukigira umwanya wo gushaka imibereho no gushaka amafaranga. He will come back when we are still struggling for wealth. Ariko se muri ibyo byose, muri ibyo byose byangombwa by'ubuzima muri mushakisha, wabonera Imana umwanya? Twasanze mu buturo bw'isumba byose, ntabwo ari ahantu handaraye inshuti yanjye, ntabwo ari ibintu umuntu atoragura ku muhanda, ni abantu bashakira Imana umwanya, people that find time for God. ni abantu bashakira Imana umwanya, It's a time that we find time for God. It's a place. ni abantu bemera kugira ibintu bimwe bareka, It's a time we surrender. The bakagira people ahantu that hamwe bareka surrender. kujya, bakagira inkuru zimwe basohokamo, bakagira porogaramu zimwe za televiziyo bareka, bakagabanya amasaha bamo muri telefoni, bakagira ibyo bagabanya, hanyuma bakinjirana And you n'umwami w'abantu. deduct time of what you're doing and give time to God. Haleluya. Hallelujah. Yakomeje avuga ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfata icyo Kristo yamfatiye. Ngo bene data sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese mwe uko mungana mwe, namwe muba ariko muhuza uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekeresha ukundi cyose Imana izakibashurira nacyo. Nimuze dusiganwe. Haleluya. Dufite iminsi twagenwe kubaho. We have days that we are granted. Niba ari imyaka 50 cyangwa 70 cyangwa 100, we have a lifespan. iyo myaka ntihagarara. Once those lifespan is normal. Naba igikoresha Imana ikoresha ntabacyo, imyaka irakomeza ikagenda. Whether I'm a vessel that God uses, whether I'm not, but years are going. Ngwino dufatanye kwakira uyu mutwaro w'Umwuka Wera mu mitima yacu. Let's join together as we take this burden. Tuvuge ngo Mana ko amatorero yuzuye abantu. And we're like, God, the churches are filled up. Mana ko abitwirirwa izina ryawe ari benshi mu gihugu cyacu. Many people are being called by your name. Ariko imbaraga zawe z'ukuri ziri hehe? But where is your true powers? Imbaraga zawe z'ukuri ziri hehe? Where is your true powers? Mirimo yawe iri hehe? Where are your works? Igituma umwanzi aduseka. Why is it that we are igituma mocked by nta the jambo devil? rihagije abitwa abakristo bafite? Why is it that we don't have enough Nuko words icyaka as duhesheje Christians? ijambo nta gihari. It's because what gives that word is no more. Nshuti z'Imana, Friends of God, ubutumire bw'Umwuka Wera bwamanutse muri iri torero. there is an invitation of the Holy Ghost. Birakubwira ngo ngwino tuzamukane mu bwihisho And they're bw'isumba telling byose. you, come as we go higher. Birakubwira ngo wigarukira bugufi. They're telling you, don't stop there. Birakubwira ngo winyurwa naho ugeze. They're telling you not to be content Ushobora of kuba where ibiganza you byawe are. byarasengeye abarwayi bagakira. Maybe you have prayed for people Ushobora and kuba got warabwirije healed. abantu bagakizwa, ni Maybe you byiza. have preached to people and got saved. Ariko reka turote. But let us Turote igihe dream. utubari tw'i Kigali tuzaba twarafunze. Let us dream. Tudafungishijwe na korona kuko abazinywera mu mago nibo benshi. Let us dream of not Turote being igihe abahungu bacu n'abakobwa bacu bazaba barakijijwe. where our sons and daughters will have gotten saved. Turote tubona ububyutse muri iki gihugu cy'u Let Rwanda. us dream revival in this country. And remember, ibuka neza ko Imana iteka ikenera container, ikenera igikoresho. And remember that God needs a vessel, a container. Kandi ushobora kuba icyo gikoresho. And you can be that vessel. Ushobora kuba icyo You gikoresho. can be that vessel. Hallelujah. Hallelujah. Imbaraga z'Imana tubona ku bakozi b'Imana muri Bibiliya The power that we see on the servants of God in the Bibles nuko bari baremeye kugerana n'Imana kuri iyo level is ikurikiraho. because they surrendered and allowed God to use them to that level. Nasanze muri ubu bwisho bwisumba byose In this sacred place of the Most High, hari ubwiru, hari ubutunzi, the treasures, precious things. hari ubwiza. There's Abera bose batuye ku isi ntiturabumarayo. we have never comprehended, we have never gotten to that goodness. Kristo that is azarinda there. agaruka. And Christ will come Abagifite back. inyota bacyongerwa ibindi, bacyongerwa Till ibindi, Christ bacyongerwa comes ibindi. back, people with that thirst will be given more and more. Ngwino twigirana imbere. Come and we go far. Iyo Petero na ba Paulo n'abandi batemera kwiha Imana,
If Peter and Paul did not surrender to God, iyi mirimo dusoma muri Bibiliya ntago twari we buyisome. wouldn't have been reading this. Uyu munsi niwo Imana ifite. So God has you today. Ese iyo usomye ubuzima nk'ubwa Filipo yari umudiyakoni. Philip was a deacon. Umudiyakoni asa nk'aho ari titre yajya kuba nko munsi gatoya y'amatitre yacu y'abashumba. It is maybe an undermined title. Ariko usoma ubuzima bwa Filipo, But once we read his umuntu w'umusore lifestyle, ushobora kuguruka. Ese Bibiliya yanyu si byo yanditsemo? Ushobora kuva ahantu akagera ahandi. Wenda uyu munsi ntukeneye kuguruka, hari indege, hari n'amamodoka, ariko hari imbaraga z'Imana natwe zaba ku buzima bwacu. there is power that can make you fly. Hari imbaraga z'Imana zaba ku buzima bwacu, There's a power of God that can be upon you zikadukoresha ibirenze ibimenyerewe. and can make you do wonders. Igihe wakizwaga, When you got saved, winjiraga mu muryango ari we Kristo, the day you entered Christ, the entrance Christ, ryari itangiriro ry'ibyiza byinshi. it was the beginning Ryari of good. itangiriro ry'imbaraga It z'Imana. was the beginning of God's Ryari power. itangiriro ryo kurenga ibimenyerewe n'ibisanzwe. It was the beginning of Nasanze kuva mu byaha yego ni byiza, ariko ni ikintu cyoroshye. living sins is very good, is very good but simple. Nzi neza ko muzi abanyarwanda b'imfura batasambana, batiba, batabeshya, kandi badafite umwuka wera. We know some good charactered people, they never fornicate, they never lie, they never steal. Batanywa itabi, batanywa inzoga, ntiwababwira mwe nibyo byaha. They're not drunkards, they don't smoke, but they're not filled by the Holy Niyo mpamvu Spirit. twebwe abakristo ntabwo twahamagariwe kugarukira aho ngaho. So Christians were not called to remain there. Dufite Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, waje gutura muri twe. We have God, the Almighty, the Creator of heaven and earth, Hallelujah. who lives in us. Igice cy'umwuka kigomba kuzuka. Part of your spirit has to rise. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo ducuruze twunguke bigarukiraho. God did not come for us to make N'abandi profits. bantu Only. beza baplaninga neza baracuruza kandi bakunguka. Even people that non-believers, they Ariko igice cy'umwuka ntacyo bafite. But they Iryo don't ni have ibanga the type of ry'itorero. spirit. Uwo ni umwihariko wacu. that's our uniqueness. Yesu yaravuze yenda kugenda igihe yabwiraga abigishwa be ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ngo ariko twebweho He said that tuzamubona kuko ariho. it's impossible for non-believers to have that, Mureke but for twigarukira bugufi, you will twigarukira bugufi. see it because you're still alive. Imana iracyavuga kandi iravuga. God is Abamarayika working baracyagendagenda ku isi. Angels Imirimo are y'Imana still ikomeye moving. iracyahari. Wonders are still being manifested. Ariko basanga twateyeyo umugongo. But we are just making Ntabwo turimo our best tugana aho there. ngaho mu bwisho We bw'isumba are not byose. focusing at the sacred Dufite ibindi bintu place. duhugiyemo. We are just Imana yashaka isukaho imbaraga zayo, we are busy with other things. God igasanga wants His turacyarwana power on n'utuntu us. tuntu twaho But hasi. He finds us busy. Nimuze twitabire ubutumire nshuti y'Imana. Come and say Uyu ni yes umunsi to wa the nyuma w'iki invitation. giterane. This is the last day of the Ariko invitation. reka gisige impinduka mu mutima But wawe. let this conference leave a Uvuge ngo mark in your ubu heart. buzima ndabushaka. And say, Mu eager bwisho for this. bw'isumba byose ndashaka guturayo. Say, I need to stand the Ndashaka sacred kubona place. Imana ku rundi I ruhande. want to worship God. Mvuye mu birangaza, I want- mvuye mu bidafite I umumaro. leave the Ntabwo distractions. ndibwemere kugarukira bugufi. I don't want to remain to Ubwira this Imana ngo level. Mana ndi hano. Say, God, Ndi I hano bari njyewe surrender. ukorana I'm nanjye. here, use Ndi hano me. Mwami hindura buri kintu cyose cyatuma imbaraga Use zawe me and zitanyuzura. transform me. Ibintu byose byatuma imbaraga zawe zitanyuzura Everything ubinkureho. that hinders your Ngwino presence ukambure in buri me. kintu cyose kiri muri Come njyewe and squeeze everything gituma bad in ubuzima bwanjye me. udashobora kubukoresha. Father, everything that hinders your presence in me. Haleluya. Hallelujah. Dusubiye mu isezerano rya kera twabona Eliya na Elisha Elijah and Elisha in the Old Testament, bakoreshejwe n'Imana ibihambaye. they were used wonders by God. Eliya ku musozi w'i Karumeli, At the Mount Carmel, igihe umuriro wavaga mu ijuru ukamanuka when the ugatwika first ibitambo, when the fire came and burnt the sacrifices, mu bibazo Eliya yari afite, in the problems and challenges Elijah had, nta kibazo cyo kwiyuzura no kuvuga ngo njyewe Eliya ndahaciye rero barambonye, nta cyari gihari. he wasn't a man that boasts. He wasn't like, Elijah has passed, they will see me. Haleluya. No, hallelujah. Icyubahiro cy'Imana iragifuhira, imbaraga zayo zikomeye irazifuhira, God is jealous of His glory and His mighty powers. ku buryo itazisuka muri hortense wuzuwemo na hortense. So He cannot pour His power in Yazisuka me with. gusa, yazisuka gusa muri hortense wemeye gupfa, So He pours that power in someone who is ready to die, wemeye gushiramo ibyo byose, who is ready to live, kuko surrender imbaraga all z'Imana ni things. nyinshi, Because God's power is ni ngari mighty, cyane, it's huge, ntabwo zabyigana n'utuntu it's tungize. wide, and so it can't squeeze with my
carnality. Hallelujah. Hallelujah. Kubaho ni Kristo. To live is Christ. Paulo yavuze ngo no kupfa bimubereye inyungu. And even death is a akajya kwibanira n'umwami ariko Because kuko yari agikenewe but because we are still kuko yari needed, agikenewe kugira ngo avuge ubutumwa because we are still needed kuko yari to agikenewe kugira ngo preach, ibitangaza n'ibimenyetso bikorerwe muri for we miracles to be manifested through him. niyo mpamvu yo kuguma aho ngaho. That's why he stayed. Amaze gusaza arimo kugana mu rupfu When he grew old, ready to yandikira umuhungu die, we Timoteyo he wrote to his son Timothy. aramubwira ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda kiregereje, narwanye intambara nziza, narinze ibyo I kwizera. fought a good fight and kept. Aba ni abagabo bapfuye badashaje, yaba Petero yaba Paulo ntago bashaje. Those guys did not grow old. Impinduka basize mu isi turacyazivuganye nyuma y'imyaka irenga 2000. Even the transformation they left, we still speak about them. Nshuti y'Imana, My friend, twemera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, do we believe the word of God? turaryemera, We believe the ntago Bible is the word of turishidikanya. God. We don't doubt it. Imana iragukeneye. God needs you. Reka uhaguruke dusengane. On your feet as we pray, please. Ndifuza ko wabwira Imana Tell God ngo Mana ndi hano, and surrender yourself. Tell Ndi him hano I'm mwami. here. I'm available. wenda ndacyari ku muryango, Maybe I'm still at the entrance. ntacyo bitwaye, No problem. cyangwa umuntu kugira iyo nyota yo kwigira imbere. So long as you have that thirst to take a step forth. Hagati y'irembo ya levo ya mbere na levo ya kabiri Between the first level and the second level, hakoreka ibintu byinshi cyane. many things are being done. Haba harimo ishaka kugucogoza, There's some challenges. bikubwira ngo ariko ibintu wagiyemo si ubusazi, There's some things that challenge you and tell you what you're going bikubwira ngo ariko wowe ntugire ubwenge nk'abandi, ntubone They ukunda abandi tell bantu you you should be biyaranja, wise than other people and do a shortcut. ntabwo ubona ukunda abandi bantu birwanaho, Don't you see how people first fight for bikubwira ngo ariko ubu themselves? ntubuze ubwenge. They tell you you're just losing wisdom. Impamvu ayo majwi aba ari menshi aho hantu The reasons as to why many voices are there nuko umwanzi aba azi ibyiza bigutegereje imbere. is because the devil knows what's ahead of you. Ndashima Imana ko hari abaharenze, I thank God for people who have gone ayo majwi further atagikomangira, and they never hear to those. They ayo never majwi listen. ntakibakomangira. They never listen to those voices knocking. Umwanzi yabarebye When the devil watches them, aravuga ngo abasinyi bashubije inyuma ukundi, he said, "These ones I can never make them backslide." aravuga ngo sinyi bashubije inyuma He ukundi, says, "I can't take them back." ariko aravuga ngo ngiye kubateza ibindi bintu But he says, "I'm going to byo challenge kudamarira aho them bageze, to be content of where they reach." byo kudamarira aho bageze, They feel content of where they've reached no kunyurwa n'ibiriyo, and feel content of what they've got. bigatuma tugarukira aho ngaho. So it makes us be stumbling there. Nshuti y'Imana, Friend of God, mu bwihisho bwisumba in byose the sacred place of the Most High, hari ahandi twakwigira. there is another level we can get to. Imbaraga z'Imana zaguhindura udasanzwe. And the power of God can change you. Mwibuke ko Remember, ibyagombaga gukorwa mu muntu wacu wamwe imbere byarakozwe. whatever was supposed to have done inside Ni koko of turi us is abadasanzwe, done. turi abana We b'Imana, are unusual people. We are children of God. turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, We are senders we are ambassadors. turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. We are ambassadors. in Ibyo form of byaranditswe Christ. kandi ntibizakuka, And this is written, it won't be changed. ariko twigarukira aho ngaho. So let us not Dukeneye remain manifestation, here. We need dukeneye kubona manifestation. bigaragara, We need to see dukeneye it kubona bikora. visible. We need to see it working. Noza aho uhagaze muri izo levels, You know where you're standing in this ndakwinginze kugira ngo levels. uhamagare Imana, So call upon the Lord, uhamagara Imana call upon God utitaye ku muntu uri iruhande rwawe, without thinking of your neighbor, utitaye ku byo wasize inyuma n'ibindi byose umazemo iminsi. thinking of your challenges, Ubwire and Imana ngo Mana ni everything you're going njyewe, through. And tell God, I'm available. ndi hano mwami unkoreho, Just come and touch me. ndi hano mwami unkoreshe. Lord, use me. Icyiza cyo mu bwisho bwisumba The byose, good thing of the sacred place, haba imbaraga zitransforminga, there is power that transforms. haba imbaraga zitwereka ibyo tudasanzwe tubona, There is the dynamic power that we don't amaso see. yacu akorwaho, And our voices are umutima wacu cold. ukuzura inyota. And our hearts are thirsty. Igihe kimwe Yesaya yarahahagaze And Isaiah once was arimo areba there intebe y'Imana, and saying God's throne, yarazi ko arimo ayikorera, and he was serving him, yitegereje asanga ni umunyamirwa wanduye, and he thought he was aturanye n'abandi bantu so weak, banduye. and was neighboring weak people. Za mbaraga zihindura, So those ngo powers marayika that yenda change. umuriro ku kigarama, niba ari ku rugarama amukoza ku munwa, And the angel took fire and touched arangije his aravuga ngo lips. ni hano mwami bari ngiye utuma. And
he said, I'm here. ndi hano mwami bari igihe utuma Send me. reka izo mbaraga ziteza inyota umutima zimanukira umutima wawe imbaraga ziteza inyota umutima imbaraga ziteza umuntu kurambirwa ibyo atinzemo imbaraga ziteza umuntu kurambirwa ibyo atinzemo imbaraga ziteza umuntu guhaga revo yari ariho reka zimanukira umutima wawe muri iki gitambuzi make you be tired of the level reka umuriro w'umwuka wera wuzure muri wowe let the power of the Holy reka imigezi y'amazi y'ubugingo yongere idudubize mu nda yawe reka ubuzima bw'ubumana bugaruke let the spiritual imbaraga zo gukumbura hera cyane zongere zigaruke let the seal of the Lord come umuriro w'Imana wongere wuzure ubuzima and the bwawe Holy Spirit fill you reka umwuka wawe wongere ukongezwe let your spirit be umuriro w'umwuka wera ukuzure let your spirit imbaraga z'Imana zigukongeze let the power of the Lord touch you wongere wumva ari ibyawe and feel it's good for you y'amayereko wari waragize za nzozi wari waragize bya bindi wari warateretse hasi bya bindi wari waribwiye ngo ubanza waribeshe reka byongere bigira ubuzima byongere bugira ubuzima ni wowe Imana yavuganye nawe ni wowe Imana yavugagaho ni wowe Imana yavugagaho ko amaboko yawe azakoreshwa ko akanwa kawe kazakiza that you'll be used ni wowe tabaza ry'iki gihugu you're the ni wowe light of tabaza this ry'umuryango nation wawe you're the light of your family ni wowe byiringiro by'itorero you're the hope of the church amavi yawe afite umumaro ururimi rwawe rurarema Your tongue is amaboko yawe beautiful. nuyazamura Your harabyuka arms abantu can be raised. ibihumbi hareguka abantu inzovu You shall harakizwa abantu chase ibihumbi thousands and thousands. wibirambika don't feel tired Oh, hallelujah turi hano mwami we are before you Lord turi hano ku birenge we byawe are before your feet reka umuriro wawe let your fire umuriro wawe let your fire wongera ukongeza aya matabaza yari arimo kuzima touch all these lives ijambo ryawe ryarambwiye ngo urumuri rucumba ntabwo uzaruzimya Father that you never ngo quench n'urumuri these rubingo rusadutse ntabwo uzaruvuna you shall never reka quench imbaraga these. zawe zongere zimanukire Let izi your ndimi z'umuriro power zari zirimo come. kuzima let your come up reka uru rubingo rusadutse rwari rushizwemo intege rwongeremo imbaraga muri iki gicamunsi strengthen us Lord urakoze mwami thank you Lord urakoze kuri kumwe natwe thank you for you are with us suka umutima wawe imbere y'Imana pour your heart before God ni akahe gace wifuza ko yakoraho pour your heart before God as you love yewe him to wifuza ko touch you. yakora Where do you want him to touch arakumva he's here and listening to you ari hano he's available reka tuzamura akarimbo kavuga ngo ndi hano ku birenge byawe mwana let's sing this song that we are on nkunda your cyane feet bino Lord. bihe We are byanjye on your nawe feet Lord turirimba iyo ndirimbo reka tuzaba umukozi w'Imana ze adusengere ari bamugisha let's ask Apostle to come and bless us as we conclude
Senga, 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 telemande bokusi, baba, baba, baba. Rakata lamande bokusi, atara, baba, 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 baba. Ruake mutima wawe. Baraga simana zikanse mugigobano mutima wawe. Sia baba, 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 kusi, telebayande. Turakwihaye mwami, turakwihaye Yesu. Sielelele kata la bayande boko setele baba baba. We are nothing without you. Sala bayande boko setele baba baba baba. Shia baba 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 baba. Lady andara kusi. Let us be found. Break us. Santa la kataya. Mutima mena gurike mere. Shimmy ubuntu bwawe n'imbabazi zawe.
every word that is spoken to us throughout this week. turagushimira buri jambo ryose wavuganye n'ubuzima bwacu muri iki cyumweru. We thank you for your servant that has blessed us. turagushimira kubw'abagaragu bawe baduhesheje umugisha. Let us have more of a hunger, Lord. Give us that hunger for you. mwami reka udutere iyi nzara yo kugushaka. More of you, more of you. mwami turusheho kugushaka. Transform us. uduhindure. Change us. uduhindure. Break us. utuvunagure tumenagure. Let us know you more and more and more. reka turusheho kukumenya byimbitse. Thank you, Lord. urakoze mwami. Continue to touch each and every one of us that is here. komeza ukore kuri buri muntu wese uri hano. We speak healing to the sick, twatuye gukira ku barwaye, deliverance to the captives. kubohoka ku baboshywe. We speak a blessing and protection twatuye uburinzi n'umugisha upon everyone. kuri buri muntu wese In Jesus' mu name. izina rya yesu. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you all. imana ibaha umugisha mwese.